Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nje ndi Claude nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Nicolas. Reka nguhe ikaze. Urakoze cyane. Urakomeye? Yego meze neza rwose. Nicolas, rero twe ntago dutinda duhita turasa ku ntego. Ubu tugiye ku makuru y'imirongo y'urugamba. Hano amakuru ari kwerekana kuki gisirikare cya Kongo abarundi wazalendo bari kwibasira cyane agace ka Gakenke. Nujya kwitegereza neza mu duce turimo Ilundu, mu duce turimo Bidegu, mu duce turimo Kalongi, mu duce turimo Kalingi. Ahanga uri kubona ko ariho FARDC abarundi wazalendo FDL bashize imbaraga cyane hano Gakenke. Ariko nkweretse utundi duce natwo bari kutugabaho ibitero, ariko cyane Gakenke ntibakuraho. Tujye kurebera rero impamvu bakomeje kwibanda cyane kuri Gakenke. Ariko andi makuru ari kwerekana uburyo umugenerali cyangwa se umukoloneli w'umunyamulenge niwe woherejwe iminembwe, ndetse uyu mukoloneli w'umunyamulenge amakuru avuga ko yizaniye n'abandi basirikare be ubu bari iminembwe. Urumva ko n'umukoloneli w'umunyamulenge ni uyoboye urugamba. Tujye kureba amazina ye, ariko turebe n'aba basirikare yizaniye ba FARDC ngo baba komando aba yabakuye he kuki aribo yahisemo. Ubona ko urugamba rw'iminembwe rukomeje kugenda rukomera cyane, ariko turagaruka ku kibazo cy'abaturage bari iminembwe. Bivugwa ko bashobora kuba bahunze bagashira mu mihana hafi ya yose. Iriya mihana irimo za Bidegu, za Kalingi, za Ilundu, za Gakenke n'ahandi. Hari amakuru avuga ko abaturage ngo b'abanyamulenge bahunze, ndetse bashobora kuba bashize mw'ibyo bice kubera imirwano ikomeye. Tujye kurebera hamwe niba ari byo koko bahunze bose. Ese kugeza ubu bahungiye hagana he situation ihagaze gute iminembwe? Ubwo turagaruka no ku yandi makuru ari kuvugwa muri uru rugamba, ariko turaza no kunyarukira i Burundi naho dufite andi makuru mashya. Mukanya rero turaje tuyarambura, ariko mbere ko tuyarambura turasaba abakunzi bacu ku Nkuru Mpamo TV gukora like. Mukore like muri benshi kuko bituma amakuru Google yageza ku bantu benshi. Ubwo mwadushigikira rero mukora like rwose, nturangize aya makuru udakoze like. Ku rundi ruhande kandi ugakora icyo bita subscribe kugira udufashe kugera ture ko twagera ku bihumbi 100. Ubwo iyo niyo nkunga ikomeye tuba tugusabye nk'umukunzi w'Inkuru Mpamo TV. Nicolas, reka dubanze duhere kuri kese Gakenke. Kuki Gakenke abarundi FARDC wazalendo na za FDL ariho bari gushira imbaraga nyinshi cyane? Tukabona ko yego Bidegu barayitera, Kalingi barayitera, Kalongi barayitera n'ahandi hatandukanye. Ariko kuki ubona imbaraga zabo nyinshi cyane bazishize Gakenke isobanuye iki bwana Nicolas? Urakoze cyane. Gakenke iherereye mu majyaruguru ya Minembwe, ikaba iri munsi y'ishamba rya Mukoko. Igeze muri Mukoko hirya yurenze nibwo ubumanuka ahantu bita kwa Murima, ariko irimo kuza nibwo bawerekera ahantu bita Igakenke. Gakenke irimo irakomeza kuberamo imirwano, ndetse n'uyu munsi mu bitero byabanje hariya muri kariya gace ka Minembwe, byabanjirije hariya muri kariya gace ka Gakenke. No ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi hashize icyumweru cyose ni Gakenke irimo komeza kuvugwa. Gakenke ifite point strategique yo kugira ngo babashe gutera kariya gace ka Minembwe, ndetse na Gakenke ikongera akaba ari ifite imihana myinshi cyane kuruta utundi duce. Niwumva tuvuze Gakenke ndugira ngo Gakenke n'umuhano umwe. Yego, ntabwo ari umuhano umwe, n'agace kanini, n'agace kanini karimo utundi duce, karimo indi mihana myinshi igenda yitirwa. Buriya hariho Gakenke ahantu bita mu Bakamata. Yego. Hakongera hakaba Gakenke ahantu bita kuri Sinayi. Hakongera hakaba Gakenke ahantu bita ku Imiko. Hakongera hakaba Gakenke ahantu bita mu Bakabya. Hakongera hakaba Gakenke ahantu bita kwa Barabona. Aho hantu hose ako gace kose ni Gakenke. Urumva ko Gakenke ari agace kanini cyane kandi gatuwemo, gafite abaturage benshi cyane. Utwo ducuvuze tugize Gakenke ni natwo wavuze turi strategique kugira ubashe kwinjira muri centre ya Minembwe cyane rwose. No kuvuga ngo uva hariya muri Gakenke wahita wambuka umugezi wa Rwiko. Iyo wambutse Rwiko uhita ugera direct ugahita ugera ku ishuri bita Ijiafi. Iyo uvuye hariya ku ishuri rya Ijiafi, ariko turavuga ishuri rya Ijiafi rya secondaire, ntago tuvuga Ijiafi ya kaminuza. No kuvuga ngo hariya iyo ugeze hariya directement warangije kwinjira mu ndego za Minembwe. Ahubwo se waruvuze ko Gakenke ni strategique mw'ubwo buryo kugira ugere muri centre ya Minembwe. Kwa ahubwo hari amakuru yerekana ko Bidegu ushobora kuba iri hafi ya centre ya Minembwe kuruta niyo Gakenke. Byaba ari byo? Ntago byaba ari byo. Ntago byaba ari byo, kubera ko hagati ya Minembwe na Bidegu hari Irundu. Kandi Irundu naryo rifite amarundu menshi atandukanye. Irundu rya mbere, Irundu rya kabiri, Irundu rya gatatu, Irundu mu Bega, Irundu mu Basinga, Irundu mu n'ahantu henshi cyane ritandukanye. Ubwo twavuga ko ku imiterere ya Gakenke nko kubitubwiye iri strategique mw'ubwo buryo. Yego. kugira winjire muri centre ya Minembwe ari byo biri gutuma abarundi FARDC wazalendo na za FDL bagaba ibitero bidakuraho ngira ngo uyu munsi ugiye kuba nko wa gatanu. Ugiye kuba wa gatanu, nukuvuga ngo hariya muri Gakenke, uvuye muri Gakenke directement ukambuka Rwiko barangije kwinjira mu muhanda. Nukuvuga ngo hariya imodoka iraza ivuye hariya muri Minembwe centre cyangwa se hariya mu Madegu
cyangwa se ku kiziba ku kibuga cy'indege Yego. imodoka iraza neza ikambuka hariya muri turiya duce twa Gakenge ariko ntabwo imodoka ishobora kuva muri Minembwe ngo igende igere muri Bidego cyangwa igere Irundo biba bisaba ko ubwo Gakenke hari n'umuhanda hari umuhanda kuri iyi Jiyafe kuko ubwo urumva nka FARDC n'abarundi bikabafasha kuvuga ati ahantu hari n'umuhanda birajya bidufasha no kuzana ramforo zacu ariko se hari abatinyuka kuzana imodoka izanye ramforo muri biriya bice na za drone za kamikaze za bariya barwanyi ntago gusa imodoka ntiyagera hariya muri Gakenge neza izana ibikoresho ikabigeza nk'ahariya kuri za Pwenzero ariko haba hanagendeka babimanura babigeza hariya muri Gakenge directement iyo wageze kuri Jiyafe abarangije haba hanagendeka burya kwikorera amasasu n'intwaro uri mu muhanda mwiza bitandukanye no kuzamuka imisozi cyangwa se amashyamba yego ubwo twavuga ko ariyo mpamvu Gakenge rero bakomeje kugenda bayibandaho Gakenge barimo barayibandaho kandi ntago bafite no kuyireka kubera ko Gakenge ifite point strategique urabona ariya shyamba rya Mukoko riri munsi ya Gakenge nimba riri munsi ya Gakenge kugira ngo ubashe kwigarurira neza Gakenge nuko babanje gufata ariya shamba rya Mukoko noneho barashaka no kugira ngo babakure muri Gakenge nibarangiza kubakura muri Gakenge directement bahita babona umuhanda ubajyana hehe muri Minembwe centre kugeza ubu byari byakunda ntabwo byari byakunda twirwanaho na M23 bakomeje kubabera ibamba baracyarimo barwanira aho bita kwa barabona niho barimo barwanira naho ngaho niho barimo barwanira ntibarabasha kugera hariya muri turiya duce kwa barabona ndetse banaje no kuva muri utwo duce barazamuka ubu ngubu barimo barwanira hafi y'ishyamba rya Mukoko ubwo rero hano ku yindi nshuro n'ejo twabivuzeho amakuru akomeza kugenda avuga ko FARDC n'abarundi binjiye muri centre ya Minembwe ntago ariyo ku rundi ruhande nabonye hari n'abantu turi guhaya amakuru bakaduhakanya ngo FARDC inje Minembwe iriya video yagaragaye ni ya kera ejo n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri operation Sokola ya kabiri Suriyete na Mbwidigani yaravuze ati ntago turinjira muri centre ya Minembwe icyo turi gukora no gukomeza gushira pressure kuri M23 natwirwanaho kugira ture ko twabigeraho yego ubwo rero n'ubu tugarutse tubabwira ko centre ya Minembwe iracyagenzurwa natwirwanaho na M23 ariko hari donc nuba ngo FARDC yafashe centre ya Mikenge amavideo menshi cyane mwahita muyabona kandi atari amavideo ya kera amavideo mashya mwahita muyabona mwareba uburyo bakoresha inama n'abaturage muri biriya bice b'abanyamulenge mu gihe hari ababa bahagumye rwose hari ibimenyetso byinshi FARDC yashira hanze igaragaza ko yafashe Minembwe n'abarundi reka mbaye n'ikindi kimenyetso umuntu uzabaha foto ya Minembwe ubu ngubu imisozi ya Minembwe cyangwa se ibyatsi bya Minembwe byose birumye kubera ni kumpeshi ni muke umuntu uzajya kuzana ifoto akakwereka ifoto yayindi y'ibyatsi bitoshye kandi niyo bagaragaje ibyatsi bitoshye mu gihe muri iki gihe ibyatsi byaho birumye kuko bari mu mpeshi ni mu mpeshi rwose ubwo rero Minembwe iracyagenzurwa na M23 natwirwanaho iriya centre ikibuga cy'indege cya Kiziba n'ahandi hose yego ahubwo twigeze gutanga amakuru muri Mikenke natwirwanaho bari kujya basa nkaho bavansa nubwo atari cyane ariko bari kwavansa tugaruke rero kuri kese yindi umukoroneri w'umunyamulenge Aroni Nyamushebwa niwe uyoboye ziriya operation niwe uheruka koherezwa Minembwe ubu akaba ari uhanganye na bene wabo kugira afate centre ya Minembwe ariko ntibiri gukunda ariko hari amakuru avuga ko uyu mukoroneri ngo yizaniye abandi basirikare nageraga wenda utubwira imiterere y'inkuru aba basirikare be koroneri Nyamushebwa yizaniye yabakuye he urakoze cyane ese kugeza ubu kuki koroneri Nyamushebwa w'umunyamulenge ari we watoranyijwe ngo ajye kuyobora rura rugamba rw'Iminembwe urakoze cyane koroneri Nyamushebwa yaratoranyijwe ndetse nawe ubwe arabyemerera aranahamagarwa mu Burundi ahurira na chef d'état major w'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo Mbanza Gilles Mwilambwe ndetse ahura na bamwe mu basirikare b'u Burundi bari hariya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu mugabo yarahamagawe ndetse bari bavuze ngo baramwohereza muri Buvira yanga kujya muri Buvira avuga ati ninjya muri Buvira barangira nkuko bagize nde General de Brigade Gasita bahitamo kumwohereza muri Minembwe muri iki cyumweru bamuha briefing bamwohereza ahantu bita Kitona ajya gufata abasirikare Kitona abakura Kitona arabazana n'indege agera hariya Kalemi amaze kugera Kalemi nabo basirikare bari bapasinze niba bandi tumaze iminsi twumva bari guturuka Kalemi ariko bari mu mato baza mu mato kandi baje mu byiciro bitandukanye bagafungira Baraka bakamanuka za Bibogobo ubwo twavuga ko ba basirikare bamaze iminsi baturuka Kalemi mu mato bajya Baraka bakamanuka iyo za 0.0 nibo koroneri Nyamushebwa Aroni yagiye kuzana Kitona niwe wagiye kubazana hariya muri Kitona indege basiga Kalemi Kalemi rero ubwo bahaturukaga
bavuga bari mu mato bagafungira Baraka bagahita bahingukira ahantu bita Baraka. Aya makuru twakomeje kugenda tuyakora tugaragaza uburyo FARDC iri kuzana abandi basirikare mu mato baturutse Kalemi bakaza Baraka bagiye kujya Iminembwe kugira bagabe ibitero. Inshuro zirenze nk'eshatu izi update twarazitanze, ariko ntago narinzi ko arabo Colonel Nyamushebwa Aroni yazanye abakuye Kitona noneho indege ikabasiga Kalemi, kumba ahubwo yabakuraga Kalemi cyangwa se amato niyo yabakuraga Kalemi baza. Abo ni babandi tumaze iminsi tuvuga. Yego wakomeza. Urakoze cyane. Noneho Colonel Nyamushebwa we aza kuza nyuma, yambutse muri iki cyumweru, ndakeka yambutse ari kuwa gatandatu nibwo Nyamushebwa yambutse we, abasirikare bose bari bamaze kwambuka. Nyamushebwa nibwo yahise yambuka nawe aza mu ndege, yazanywe n'indege igera hariya muri Baraka, imaze kujya ya helicopter ahita atambuka arazamuka Fizi za Kananda, arakomeza aragenda hariya za Point Zero, arahagera abari we utangira gupanga urugamba hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Kugeza ubu ngubu ziriya stati cyangwa se iriya tactique barimo bakoresha kugira ngo babashe gucama 23 impande n'impande, nuko harangije kugera umwe mu bavuka muri turiya duce tw'imisozi miremire ya Minembwe. Uwo ni Colonel Aroni. Uwo ni Colonel Aroni Nyamushebwa, kandi akaba yarahakoreye igihe kirekire cyane. Arahazi cyane hariya ku kibuga cy'indege cya Minembwe, hariya yahakoreye igihe kitarenze nk'imyaka 6 akora muri kariya gace. Akaba ariyo mpamvu Nyamushebwa yarangije kugera hariya muri kariya gace. Icyo bishatse kuvuga kuba Nyamushebwa bamwohereje hariya, iriya ni turufu Kisekedi yakoresheje yo kugira ngo ajye yereka amahanga, abereke ko atari we urimo wica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ati dore n'abasirikare b'abanyamurenge, n'abasirikare b'abanyamurenge n'abafite mu gisirikare cyane, n'abafite mu gisirikare cyane. Nta nubwo abanyamurenge twabaheje mu gisirikare. Yego, dore uyu mukoloneli w'umunyamurenge umusirikare wa FARDC ni nawe wagiye kurwanya bariya bigometse ku butegetsi. Uri kubyumva amayeri ya Perezida Tshisekedi. Wakomeza ntacyo. Nibyo Kisekedi arimo akora kugira ngo n'ibyaha noneho n'ibyaha bizashinjwa bamwe mu basirikare bakoze mu kwica abaturage b'abanyamurenge bizashinjwemo n'abanyamurenge. Yego akaba ari n'indi turufu Kisekedi arimo akoresha yo kugira ngo ibyaha byo kwica bari abaturage nibigera igihe bizabazwa bamwe mu basirikare bari muri turiya duce tw'imisozi miremire ya Minembwe hazagaragaremo n'abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo buriya arimo arabafata agakomeza kubashira agakomeza kubashira muri danger. Abarimo bicwa n'abanyamurenge, noneho n'abandi agiye gushoramo n'abanyamurenge bazashirwaho ibyo byaha. Hari ibya Masunzu byo byaje kurangira gute? Kuko nawe hariho gahunda yuko agomba kujyana na Aroni Nyamushebwa bakajya kuyobora biriya bitero. Ibya Masunzu nawe uko byaje kurangira, bahise bavuga ati Masunzu tube tumurekeye hariya muri Kinshasa, azajya duha briefing y'uburyo. Reba andi makuru mfite rero. Masunzu ubu ngubu afitanye ikibazo gikomeye cyane n'umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano ariwo bita Kongolo Munyamulenge. Amakuru akavuga ko uyu Kongolo n'ubundi akomeje gusheta Masunzu kwa Tshisekedi, ati Masunzu ntago ari umuntu w'umwizerwa, kuko hari n'amakuru agaragaza uburyo itsinda rikuriwe na Kongolo ririmo n'uwitwa Ruberangabo Enoch riri gushaka gufungisha umugabo witwa Lieutenant General Masunzu na General Obedi. Kandi irindi rya Obedi Rwibasira. Yego, urumva rero ko Masunzu ngo bishobora kuba byarahagarikiye aho ngaho kubera ibibazo afitanye na ba Kongolo bakomeza kumusheta ngo ashobora kuba ari icyitso, ahubwo bakaba barahisemo guhita bohereza Colonel Aroni Nyamushebwa. Uriya Colonel Aroni Nyamushebwa umuntu wagize uruhare kugira ngo aze kuyobora hariya n'uwo bita Kongolo. Kongolo niwe wabigizemo uruhari. Masunzu yarangije gupropozwa ari ugiye koherezwa, Kongolo ahita avuga ati reka da. Kongolo yabonye ko n'impamvu yavuze ngo hazemo Colonel Nyamushebwa, yabonye ko Masunzu adashobora kumvikana n'uwo bita Kongolo, kandi Kongolo urabona ko arimo akunda kwibanda cyane muri biriya bice bituwemo n'abanyamurenge. Kandi Masunzu ni umuntu usuzugura Kongolo cyane, kandi Kongolo nta save agira. Ariko so mugani Masunzu na Kongolo nta nubwo wabagerera, ntabwo wabagereranya rwose. Tuvuye rero Iminembwe, tuvuye muri makuru y'imirwano, bwana Nikora hari inkuru isekeje hano. Nigeze no kuyikora ku nkuru mu official, ariko reka tuyigarukeho kuko nabivuze uko biri muri update zihuta. Yego, ariko ntabwo twigeze tubisesengura hano, tugiye kubisesengura. Yego, Kiliziya Gatolika na Perezida w'u Burundi ubu bameranye nabi kubera iki rero? Ubwo ngiye kukubwira imiterere y'inkuru, nawe uraza kumbwira uko byumva, cyangwa n'abadukurikiye batubwire ninde wigiza nkana hagati ya Kiliziya Gatolika na Perezida w'u Burundi. Yego,
Kiliziya Gatolika iheruka gukoresha inama b'abepiskopi bayo bagaragaza ko Uburundi buri kujya mu manga, Uburundi buri guhura n'ibibazo by'ubukungu byinshi cyane, ndetse ko bigaragara ko nta muti ugaragara cyangwa nta gisubizo President Neva agaragaza kizatuma Uburundi buva mw'ibi bibazo by'ubukungu. Yego. Twabonye ko hari ibibazo by'ibitoro, ibibazo by'amadevize, yego, ibibazo by'ishoramari ryagiye hasi. Yego. Ariko noneho Kiliziya Gatolika yanagaragaje ko kubera ibibazo by'ubukungu imishahara y'abakozi ba leta yabaye mike cyane, defecting abaganga ku buryo ibitaro bisa nkaho nta baganga, abaganga bari kwigira hanze, abarimu muri za kaminuza, muri za primaire na za secondaire bari kwishakira akazi hanze. Yego. Kubera icyo kibazo cy'ubukungu Kiliziya Gatolika ikanagaragaza ko kugeza ubu Neva nta solution agaragaza, nta gisubizo agaragaza uburyo Burundi buzava mw'ibyo bibazo. Neva rero yaritaye mu gutwa aravuga ati Kiliziya Gatolika iranyatatse nayo. None yabasubije aravuga ati ubundi Kiliziya Gatolika ngo nifite 70% y'ibyo bikorwa byose bishingiye ku bukungu. Atariko yirirwa ivuga gusa yo ntacyo ishobora gukora. Ariko nkibaza niba Kiliziya Gatolika hari amashuri yubatse, no mu Rwanda hari amashuri menshi ya Kiliziya Gatolika. Yego. Hari n'ibitaro byagiye byubakwa na Kiliziya Gatolika. Muri Kongo urabizi ko Kiliziya Gatolika nayo yubatse amashuri menshi n'ibitaro. Ni Burundi nuko. Ariko se Kiliziya Gatolika niba yarubatse amashuri n'ibyo bitaro, nizazikana guhembera abari muri leta, nizashiraho politike yo guteza imbere amashuri. Yego. Nizashiraho politike y'imishahara kugira abaganga n'abarimu badakomeza guhunga bigira hanze. Kiliziya Gatolika ifite amashuri yego, ariko leta nayo igomba kugira ikikora kugira vision nini ya leta, kugira amashuri atera imbere, kugira abaganga bakomeze bagume mu Burundi, abarundi batabura babavura. Ubukungu kugira buzahuke, iyo ni politike ishirwaho na leta. Buroneve yatangiye kubyereka kuri Kiliziya Gatolika ngo nimwe mufite 70% y'ibyo bikorwa bishingiye ku bukungu, ngo none muravuga gusa ntacyo mukorera abarundi. Ni nkaho yashatse kuvuga ati Kiliziya Gatolika nta kintu nayo iri gukora. Ase Kiliziya Gatolika iragufasha iki nyine? Kari we president, ni we leta, ni ugomba gushiraho imirongo migari yose ya politike ituma ubukungu buzahuka, ituma abarimu baguma i Burundi bakigisha, ituma abaganga baguma mu bitaro bakavura. Naho y'abantu batangiye kugenda bahunga cyane cyane intiti, burya kenshi bituruka ku kuba degree yabo, tuvuge uri doctor, uri guhembwa amafaranga atatunga n'urugo rwawe, uzigira hanze. Ariko byose imizi ni ubukungu bw'u Burundi bwagiye hasi. Yego. Iyo politike rero ntabwo nyibona nk'iya Kiliziya Gatolika, ahubwo mbona ko Kiliziya Gatolika yego ishobora kugira iki gufasha nka leta, ariko leta ni wowe ufite uruhare runini, wowe urabyumva ute? Urakoze cyane. Ngiye uko mbyumva nuko President Evariste Ndayishimiye arimo arihunza inshingano ze agashaka kuzitwerera Kiliziya. Kiliziya Gatolika ntabwo ifite uruhare mu kubaka societe y'u Burundi. Oya tuvuga ko yanarugira, ariko pourcentage ya Kiliziya Gatolika ntago ari y'u Burundi bwose bugomba kugenderaho. Nibyo naringiye kuvuga, yatanga umusanzu. Pourcentage ya Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika igomba gutanga pourcentage ya 20. Kandi nta nubwo ari itegeko. Si ni itegeko, hanigiye yatanga 15. Ntago ari itegeko. Si itegeko kuko Kiliziya Gatolika n'umuryango w'abakristo. Ishatse rero ifite ibyo yafasha leta, inashatse yavuga ati mwirwarize kandi ntago wayiburanye. Yego. Hanyuma noneho Evariste Ndayishimiye niwe yakagombye gushimira Kiliziya Gatolika, hanyuma akabaza Kiliziya Gatolika ibyo ikeneye kugira ngo leta ibashe kuyifasha. Ahubwo yagakwiye gutereta Kiliziya Gatolika, nyamuneka dufite ibibazo, ese mwe nta kintu mwadufashaho. Ariko urumva ko wari kubatera amagambo, ahubwo basubiza. Wakumva president yajya kubwira Kiliziya, wajya kubwira itorero cyangwa se idini, ukajya kubwira Kiliziya ngo ntacyo yafasha igihugu. Urumva Kiliziya Gatolika we yaje gufasha igihugu. Buriya rero singiye kubabesha, n'ubufasha bajya gufasha Neva. Urumva ubwo bufasha uriya ngo yagoye, ndakeka ari we nta mwana ngo yagoye, ni nawe arikepiskopi w'u Burundi. Ndakeka nawe hari ubufasha bashaka gufasha igihugu cy'u Burundi, ntago bagifasha Kiliziya, bagisaba Kiliziya y'u Burundi, bagisaba Vatican. Buriya rero reka nze nkubwize ukuri bwana Nicola, ngiye kubivuga ndabizi ko araho bitari bushimishe. Yego. Ariko ukuri ntago kwica umutumirano. Yego. Kandi umuntu avuga ukari. U Burundi butegetswe n'abantu babaswa cyane. Reka nze nkubwire uburyo bategetswe n'abantu babaswa. Ikibazo u Burundi bufite imyaka kuva Neva yajya ku butegetsi, ibitoro byarabuze, amadevize yarabuze, ubukungu bwagiye hasi, ariko babuze igisubizo cyatuma byibuze bigabanuka, ahubwo bikarushaho kwiyongera. Yego. Noneho mbwira ukuntu waba uri president, kandi amakuru akavuga ko bimwe biterwa na politike za CNDD-FDD. Yego. Aho gushaka ibisubizo bituma igihugu kizamuka kiva mu ibyo bibazo, ahubwo abandi bo
bararwana no gusahurana bishira mu mifuko urumva ko ni abantu bikunda mu buryo buri personnel bakikubira imitungo ariko ntago bakunda igihugu kuko ntago wambwira ngo umaze imyaka 6 nta bitoro nta madevize uri Burundi bugagiye mu bihugu bya nyuma ku isi niba atari icyanyuma ahubwo cyangwa se gikurikire cyanyuma kugeza ubu ukaba nta politiki ugaragaza yatuma icyo gihugu kiva mu ibyo bibazo bikarushaho kwiyongera bitewe n'iyo politiki yawe kubwizo mpamvu rero umuntu ufite mind umuyobozi ufite ibitekerezo byubaka sibyo yego uri wise kabisa uri sage yego ntago umubonera mu magambo umubonera mu bikorwa yego ni nkayo mpamvu nk'aba mu Rwanda twebwe uzarebe president w'u Rwanda Paul Kagame sino kuvuga ngo wenda ngo nuko ari president wanjye ariko ibikorwa bye birigaragaza turebe ibikorwa remezo turebe aho ubukungu bugeze reba iterambere riri mu Rwanda ugereranye ni Burundi yego kandi hari amakuru agaragaza ko Burundi bwigeze kujya imbere y'u Rwanda mu iterambere yego ibikorwa by'umuntu rero nibyo byivugira ni nabyo bigaragaza umuntu niba ari umunyabwenge cyangwa atari umunyabwenge President w'u Rwanda akunda kwivugira make ariko ibikorwa bye bikagaragara bikivugira kugeza ubwo n'amahanga ubwayo aza kumwigiraho cyangwa se n'amahanga akavuga ati kabisa hari uratwemeje yego ibikorwa by'umuntu nibyo byivugira kandi ibyo bikorwa nibyo bigaragaza uburyo umuntu ari sage uburyo umuntu ari wise ariko abategetsi b'abarundi n'ukurirwa basakuza bavuga nta bikorwa remezo ntago bashobora kubaka umuhanda ntibashobora no gusana uwasenyutse ntibashobora kureka ko bakemura icyo kibazo cy'amadevize cyangwa ibitoro ubukungu bwagiye hasi aho kugira babuzahura ahubwo bari gufunga n'imipaka kandi iyo mipaka ni kimwe mu bintu byakabafashije mu kuzahura ubukungu no gutuma n'icyo kibazo cy'ibitoro gikemuka ariko ureba abantu b'injiji urwango baba bafite baruha agaciro kuruta inyungu bakura ku muvandimwe donc aho ugiriye urwango umuvandimwe wawe kuko u Rwanda n'u Burundi burya n'abavandimwe rwose umuvandimwe wawe umugiriye urwango kugeza ubwo ufata ibyemezo we bigushira mu bihombo yego kandi nyamara bya bihombo bigira ingaruka ku baturage ariko impamvu ufata ibyo byemezo bigira ingaruka ku baturage bawe ubizi kubera urwango gusa ngo ufitiye u Rwanda nuko we nka president cyangwa se nka Reverend Kure cyangwa nka Prime nta kibazo uzagira cy'amafaranga na Neva yabibwiye abaturage b'abarundi aravuga ati njewe mugabo ntaco mbura ati yo nkeneye inyama ndatuma yo nkeneye ibenzi ndatuma ibenzi n'ingurube cyangwa kugira ukwavu ndajya mfite amastoke y'ibyo kurya ntiyabyivugiye yego none se urumva uwo ngundi yagira impuhwe z'abaturage hanyuma se abaturage bose kuki atavuga abaturage kandi ahabereye kubera abaturage nyine niko abadede umwanya arimo ahabereyemo kubera abaturage n'abantu rwose n'abadede batwumva turabizi batukuntu bari buze ariko hari n'umurundi wanyandikiye ngo nimukongere kuvuga ngo abarundi bose ngo mujya muvuga ngo abadede n'abadede banyumva ndabizi ntago muri murantuka ndabizi ariko nanjye reka mbabwize ukuri ibikorwa bya CNDD-FDD kuva yajya ku butegetsi ni ibihe ni mu bitwereke donc mugaragaze president Neva kuva yajya ku butegetsi Uburundi byagenze neza cyangwa bwari ku kihe kigereranyo bumaze kuzamuka ku kihe ariko Neva warababwira ko we nta kibazo afite ibyo kurya arabibona inyama z'ubwoko bwose aratumiza bakazimuha yarababwiye ati ngewe none namenya ko ushonje uri president nyine amafaranga y'igihugu urayarya hari amafaranga igihugu kikugenera nta kibazo ufite n'umuryango wawe na Reverend Kure nuko na ba Prime nuko ariko umuturage wo hasi ntacyabona donc ubutegetsi budashobora kubaka imihanda budashobora gusana niyasenyutse ufunga imipaka bukirengagiza inyungu abaturage bafitemo ubuse ku Rwanda rwagiranye n'ikibazo gikomeye na Kongo kurusha n'u Burundi kuko Kongo itafunze imipaka Kongo irareba inyungu z'abaturage bayo Uburusiya na Amerika ntibahanganye ariko bajya bahahirana ibyo abanyamerika bakeneye mu Burusiya bujya bajya kubigura ifumbire uri abanyamerika bagura ifumbire nyinshi cyane mu Burusiya ndetse ndakubwiza ukuri ko na peteroli na gaze baracyabigura ariko n'abarusiya hari ibyo bakenera muri Amerika ariko ntibivuze ko badafitanye amakimbirane sibyo ariko abandi bo wofunze imipaka ubona n'ibindi bibazo ufite by'ubukungu urarushaho kuzamura ikibazo ariko kuko wowe nta kibazo ufite abaturage ahubwo bafunge mukanda nyine nta kundi reka amakuru tube tuyasoreje hano nikora ndagushimiye urakoze cyane